intambara rero niba ikomeje iri ku mupaka w'u Rwanda utabyitondeye ejo watungurwa yakurengeranye yinjiye n'iwawe. Niyo mpamvu u Rwanda rugomba kwitegura, ari ibikoresho, ari abagomba kubikoresha, ndetse n'abaturage b'u Rwanda bose ntawe wahamagariye kujya mu mirwano, ariko bagomba kumva yuko iyi mirwano ishoboka bitewe n'imyitwarire y'abayobozi ba Kongo uko turi kuyibona. Niba rero abantu bashaka ko ikibazo gikemuka koko uhereye kuri guverinoma ya Kongo, nireka gufata akantu kamwe bitewe n'inyungu ikurikiranye. Reka duhere ku bayobozi ba Kongo. Perezida wa Repubulika avuga yuko ari abantu b'amabandi batega mu muhanda, ati ni nabo bishe ambasaderi w'Abataliyani, ati nta ideology bakigira. Avuze ko bahari ariko bacitse intege. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba na minisitiri wungirije premier ministre, ati abo bantu ni fantomatique, ni terme yakoresha mu Gifaransa, ni nk'abazimu. ZOOM TV24 turabasubije kandi tubahaye ikaze mwese mukurikiye ibiganiro byacu kuri ZOOM TV24. Nkuko bisanzwe ko tubagizeho ibiganiro bitandukanye, uyu munsi twasuye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ni Maître Ale Mukuralinda. Tugiye kuganira ku maze iminsi biri kuvugwa by'umwihariko ku ntambara ziri muri Kongo n'ubushotoranyi bakunze gushotora leta y'u Rwanda. Turakwakiriye Maître Ale. Murakoze cyane. Umuvugizi wungirije. Yego n'umuvugizi wungirije. Yego turakwakiriye cyane. Yego. Mu minsi ishize muherutse kuvugira kuri televiziyo y'u Rwanda, televiziyo y'igihugu. Icyo gihe muri mwabwiye Kongo ko u Rwanda rufite imbunda kandi rwiteguye. Icyo gihe mwashakaga kuvuga iki? Nduko nyine ni ibyo ngibyo twashaka kuvuga. U Rwanda ruriteguye koko, bigaragara yuko iyo usesenguye ibyemezo bifatwa n'abayobozi ba Kongo, iyo usesenguye uburyo bitwara ku masezerano atandukanye baba bashyizeho umukono, ariko bagasohoka bakavuga ibindi, bagasohoka bagakora andi matangazo. Iyo usesenguye ku byemezo byafashwe kuri resolution ya Rwanda twese twagakwiye kugenderaho nk'ibihugu biri muri kano karere, ndetse bimaze no kwemezwa n'ibindi bihugu bya kure bari baragiye gutabaza, ariko uyu munsi bagakomeza kujya mu nzira yo kudashyira mu bikorwa ibintu bishyiriyeho umukono, bigaragaza ko icyo bari guteguraho bagana ari mu ntambara. Iyo wumvise umuyobozi wa Kongo, umuvugizi wa guverinoma mu mwaka ushize avuga ati ibi bintu nibikomeza gutya ntago amatora azaba, kandi u Rwanda nirwo ruzaba rwa nyirabayazana, ukumva umukuru w'inteko agiye Burayi atanze ikiganiro mu binyamakuru runaka abisubiyemo, ukumva perezida wa Repubulika agiye Burayi mu Geneve abisubiyemo, ukumva ari kumwe na mugenzi we wamusuye ikinshasa w'Ubufaransa abisubiyemo, kandi bose bakavuga ko amatora nataba bizaba bitewe n'u Rwanda, ariko bakiringeza ko ku ruhande hari inzira yateganyijwe iramutse ishyizwe mu bikorwa, bashyizeho umukono, amahoro yagaruka, ya matora akaba. Ukibaza impamvu atariyo bashyira imbere, ahubwo bagashyira imbere mu kuvuga ngo intambara nikomeza umutekano no mu cyamatora ntazaba. Uravuga uti aba bantu icyo bashaka ni iki? Nuko intambara ikomeza, none amatora ntabe, tukaba tugumye ku butegetsi. Intambara rero niba ikomeje iri ku mupaka w'u Rwanda utabyitondeye ejo watungurwa yakurengeranye yinjiye n'iwawe. Niyo mpamvu u Rwanda rugomba kwitegura, ari ibikoresho, ari abagomba kubikoresha, ndetse n'abaturage b'u Rwanda bose ntawe wahamagariye kujya mu mirwano, ariko bagomba kumva yuko iyi mirwano ishoboka bitewe n'imyitwarire y'abayobozi ba Kongo uko turi kuyibona. Imirwano niza iramutse yinjiye mu Rwanda ntago yatoranya, nongere bisubiremo, ntago yatoranya. Ntago guverinoma y'u Rwanda n'ejo bundi niba yarabishyize mu itagazo ni ukugira ngo n'abanyarwanda nabo babyumve, n'abandi nabo babyumve, n'amahanga byumve. Mu kanya naganiraga na mugenzi wawe nawe wabivuze ibyo gushotorana. Iyo bagushotoye ubwa mbere ukabivuga, ubwa kabiri ukabivuga, ubwa gatanu ukabivuga, ko tugeze ko abasirikare binjiye ngira ngo bimaze kuba inshuro enye.
tugiye ku mipaka yose. Kurasa mu Rwanda byabaye gatatu umwaka ushize, gutera mu Rwanda byarabaye muri 2019. Ubwo niba inshuro 7 shyiramo indege bibaye inshuro 10 by'ubushotoranyi. Ubivuga komisiyo zashyizweho n'ibihugu byombi zibisuzuma zikora raporo zivuga zi nibyo koko byavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo rero nibirengera hakaba haba imirwano. U Rwanda ntirugomba gutungurwa, u Rwanda ntirugomba kugaba ibitero, ariko u Rwanda rugomba kuba ruri tayari rwiteguye kwirwanaho. Mu bigaritseho cyane bijyanye n'ubushotoranyi Kongo yakunze gukorera u Rwanda cyangwa yakunze kugaragaza mu Rwanda, ariko abasirikare ba Kongo nabwo bakunze kurasirwa bugira kenshi ku butaka bw'u Rwanda binjiye, aribwo bwa bushotoranyi mwagarutseho, ndetse Kongo yagaragaje kenshi ko yifuza gutera u Rwanda, haba mu mbwirwaruhame bakunze kugaragaza kuvuga n'ibindi, ariko u Rwanda rwo rukavuga ko inzira nziza ari iy'ibiganiro nk'uko namwe mwakunze kubigarukaho. Ese u Rwanda ntirwaba rutinya intambara yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? U Rwanda ntabwo rutinya intambara, ariko u Rwanda rwagiye mu ntambara ruzi ibivamo, kandi nta nubwo ruyobewe uko iki kibazo kirengeje imyaka 10-15 hafi 20 bari mu ntambara z'urudaca zidashira kandi ntibyakemutse. Biragaragara neza nk'uko n'abakuru b'ibihugu ejo bundi muri komunika bakoze n'umukuru wa Kongo ahari. Baramanje kwibutsa ko iki kibazo ari ikibazo cy'akarere kizakemurwa mu nzira ya politike binyuze mu biganiro. Inzira y'akarere mu nzira ya politike binyuze mu biganiro. Iyo principe n'u Rwanda rurayemera, ruranayishyigikiye, kubera ko rubona neza ko imirwano nta kizamara. Dufata urugero ruto muri 2012 guverinoma ya Kongo ifashijwe n'ibihugu byo muri SADC batsinze M23. Yego. Iyo bicara bamaze kuyitsinda, mu gifaransa baravuga bari en position de force, ari bo bafite ingufu, bakavuga ati basha none muzane icyo kibazo cyanyu tugikemure burundu birangire. Siko byagenze. Nyuma y'imyaka 10 intambara yarongeye, bivuze ngo intambara ntigeze irangira. Uyu munsi rero ni ngombwa yuko izo nzira zagaragajwe n'ibihugu byo mu karere, ndetse banashyiraho uburyo bwo gufasha guverinoma ko kubishyira mu bikorwa, bashyiraho uriya mutwe wa East Africa, bashyiraho za zone tampon, aho M23 yari yarafashe niba yaharikuye hakajya umutwe wa zirangabo za East Africa harimo n'abanyekongo, bashyiraho aho kantonoma, no kuvuga aho M23 izajya niramuka ihagaritse mu Rwanda igashyira intwaro hasi ikahajya. Ariko ntabwo ari ukuhajya kujya kuhaguma, ni ukuhajya kubera ko imirwano yahagaze, none abantu baganire ku kibazo cyatumaga ya mirwano iba. Abantu babe bajya no ku kibazo cy'impunzi, aho ati mwabantu mwari mwarahunze Uganda, Kenya, mu Rwanda, dore icyatumye muhunga cyahosheje, ni mugaruke. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kujya mbere. Ariko uyu munsi urebye nk'uko twabivuga mu kanya, ntabwo ariko ubona ubushake bwa guverinoma ya Kongo ariho bugana. N'uyu munsi icyemezo bafashe mu nama ya leta yabo yabaye kwa gatanu w'igishize, byavuzwe n'undi mu ministre mu biganiro ati ya mitwe izo za mayima twumvaga ntago mukira abantu de force negative, ahubwo mwabaye abareserviste, mwabaye inkera gutabara. Nuko se basabye ko bikemuka. Ni ukuvuga ngo rero ini ibyemezo byose ubona biganisha ku ntambara, kudashaka gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'abahugu bo muri aka karere, naho ubwo washyizeho umukono, warangiza wasohoka mu nama ukavuga ugakora indi matangazo, wasohoka mu nama ukavuga ibitavugiwemo, wasohoka mu nama ukirukira i Burayi mu bihugu bikomeye ari byo gutabaza, ni ibigaragaza yuko ubu udashaka gushyira mu bikorwa nibura ngo unahinyuze. Uvuga uti dore twagerageje barananiwe. Ni ukutizera bagenzi bawe b'Abanyafurika muturanye. Ni hahandi muraturanye bo ntaho bazajya. Akimuhana kaza imvura ihise. Ariko ikiza nuko noneho nakakimuhana bashakaga ya nkunga bashakaga, yabi ibikorwa, yabi ibitekerezo, yabi ibihano, nabyo byanze. Baravuga ati natwe ko tubibona nimushyire mu bikorwa resolution ya Rwanda. Ariko ntibitanga icyizere imyitwarire yabo, ariko nanone ku rundi ruhande ntibica intege, kuko
abo muri Afurika bakomeza kubishyira mu bikorwa. U Rwanda rwanga kurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara bavuga ikinyarwanda barimo n'abanyarwanda bari mu bice bitandukanye nko muri Goma n'ahandi bari kwicwa. Kuki u Rwanda rutagira icyo rubikoraho? U Rwanda ibyo bintu ntabwo tubyemera ngo u Rwanda rugira icyo bikoraho, rurabivuga ndetse n'inshingano za buri gihugu cyo kubivuga. Ahubwo hari ukwiye kwibaza uti kuki bikomeza kuba n'abari muri Kongo wenda batari n'abanyekongo, ko tuhafite umutwe wa Nations Unies urimo abantu barenze ibihumbi 1920 uhamaze imyaka, kuki tutumva uvuga? Ariko u Rwanda rurabivuga, amashusho rurayatangaza, rubibwira abambasaderi bari hano, ibyo nta banga ririmo. Iyo rubibwiye abambasaderi bari hano bahagarariye ibihugu byabo, ruba rubwiye isi yose. Hanyuma dufite uhagarariye nako umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye mu kurwanya jenoside, yamaze kubikoraho raporo kabiri. Niba abanyamakuru mu rwego mpuzamahanga batabivuga ni ikibazo, bafite impamvu zabo. Niba bikozweho raporo kabiri bikorwa n'umutwe witwa Kodeko barawuvuze, niba witwaza ngo amatora ntazaba kubera M23 iri aha n'aha, ariko aho ADF iri ituritse ibisasu bigahitana abaturage bawe ikabyigamba yarahafashe, ntuvuge ngo amatora ntazaba. Aho umutwe witwa Red Tabara uri wavuzwe muri resolution ya Rwanda, wanditsemo, wafashe, ugenzura, usoresha, ho ntuvuge ngo amatora ntazaba, ni ikigaragaza yuko ibyo uvuga ari urwitwazo. Kuki uvuga hamwe ahandi ukahareka? Kuki uvuga umwe abandi ukabareka kandi byose warabishyizeho umukono? Abantu igihe kirageze ko abantu ibyo bibazo abantu bose babyibazaho. Ahantu muri turi kure, nge simazi n'ukubona ku ikarita rero wenda navane nko mu kilometero nk'igihumbi cyangwa se tuvuge 500 da, hari undi mutwe uraturikiriza ibisasu, urahagenzura, urabyigamba, ko tutari twumva uwushyira mu majwi uvuga utari ko nibyo. Ubwo tuvuze M23 hano, twaragiye ngo tunababwire ko hari ahantu hari ADF naho ntabwo amatora azaba, twagiye ngo tunababwire ko hari Red Tabara naho ntabwo amatora azaba. Naho turasaba yuko iyo mitwe niba ari n'abayifasha bose nayigenda, ntuzumva guverinoma ya Kongo ibivuga, ifate byose bizakemuka. Nifata kamwe ntabwo bizakemuka. Yego, mu by'ukuri mu ntambara iri kubera muri Kongo, raporo nyinshi zagiye zigaragaza ko na FDLR iri gufasha FRDC mu kurwanya uriya mutwe wa M23, ariko hari abavuga ko ngo FDLR itakibaho, ngo n'u Rwanda ruba ruri kwitatsa. Abantu nk'abo babivuga gutyo mu batekerezaho iki cyangwa mwabavugaho iki? Reka duhere ku bayobozi ba Kongo. Perezida wa Repubulika avuga yuko ari abantu b'amabandi batega mu muhanda, ati ni nabo bishe ambasaderi w'Abataliyani, ati nta ideology bakigira. Avuze ko bahari ariko bacitse intege. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba na minisitiri wungirije premier ministre, ati abo bantu ni fantomatique, ni terme yakoresha mu Gifaransa, ni nk'abazimu. Niba bavuga abazimu no kuvuga ko abantu bapfuye, mu yandi magambo ntabahari. Mu kiganiro arimo avugiyemo ibyo, minisitiri mugenzi we ati barahari ariko barashaje. Perezida w'inteko yazamuka yagera i Burayi, ati ntabahari n'urwitwazo u Rwanda rushyiraho kugira ngo rugabe ibitero, rufashe M23 mu kugaba ibitero muri Kongo. Niba abayobozi bakuru bane b'igihugu, duhere ku mutoya muri bo ariko nawe mukuru, minisitiri wa communication akaba na minisitiri n'umuvugizi wa guverinoma, ati barahari barashaje. Tujya kuri minisitiri wungirije w'intebe n'ububanyi n'amahanga, ati ntabahari ni amafantome n'abazimu. Tujya kuri perezida w'inteko, ati ntabahari n'urwitwazo. Tujya kuri perezida wa Repubulika, barahari ariko ni amabandi. Ibyo byonyine byaguha igisubizo. Uko kuvuguruzanya bifite icyo bihatse, bifite icyo bihishe. Niki? Ni uguhisha ko bahari. Noneho wajya muri izo raporo nawe uvuze, nkunze ko uri muri bake bavuga yuko hari raporo no zivuga ko na FDLR hari. Iyo raporo imwe muri zo ni impuguke z'umuryango w'abibumbye, ikubwira aho bari, ikubwira inama zabaye zirimo abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC, harimo abayobozi n'amazina ba FDLR,
bigashimangira ibyo perezida wa repubulika Tshisekedi yavuze ubwo yasuraga intara avuga ati mfite amakuru y'uko hari abasirikare banjye bakuru bakorana n'imitwe yitwaje intwaro muri kino gihugu, ndetse anahavuye akora za mitasiyo arabahindura. Ariko guhindura abasirikare bakuru bawe bakoranaga n'iyo mitwe ntagire icyo ukora kuri iyo mitwe, ubu ukoze ikisa ni ugusuka amazi mu rutete. Bivuze ngo rero suko byirengagizwa n'itangazamakuru mpuzamahanga riba ryiyemeje kuvuga byafashe umurongo muri ahangaha, no kuvuga umurongo M23 n'u Rwanda, ibindi byose bakabishyira ku ruhande ko ibyo ngibyo bidahari. Ni nabyo bigaruka kuri tere, ukabona abakuru b'ibihugu bo mu karere bibutsa bati iki kibazo ni icy'akarere, ndetse bagera n'ibyemezo bafata bo bakarwanira kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu nigeze kubwira nti imyitwarire y'abayobozi ba Kongo ntitanga icyizere, ariko ntago bica intege abayobozi bo mu karere mu gihe batarabona yuko ntako batagize nta kundi byagenda. Ariko nabyo ntibizigera bishoboka, kuko nibagera bakavuga ngo ntako tutagize nta kundi byagenda turekeye aho, ingaruka n'ubundi zirameneka zikagwa mu bihugu byabo. Metre, mu mboni zanyu kuki leta ya Kongo idashyira imbaraga mu gutsinsura iriya mitwe yayizengereje, ahubwo igashyira imbaraga mu kwikwa mu Rwanda cyangwa mu kwibasira u Rwanda? Irayishyiramo imbaraga kuko ariho ibona ko intambara ishobora gukomeza muri kariya karere. Intambara niba ishobora gukomeza, tumaze kugaragaza ko kimwe mu nyungu bifitemo ari uko amatora atazaba. Niyo amatora atabaye, manda iriyongeraho umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, nta kindi rwose. Amaherezo akazaba yahe? Amaherezo intambara ikazakomeza, cyangwa wenda babona imanda yiyongereho ukavuga ati ko tubonye indi myaka ibiri, reka noneho turebe ko twanegosiya neza amahoro azagaruke, noneho dukoresha amatora twariye ibiri n'ibinanga n'ibiri cyangwa itatu twayifashe. Nta kindi, kuko niba ku ruhande nkuko nabivuze hari indi nzira ushobora kunyuramo, niyo yafata amezi 6 cyangwa amezi 7, ese byakoroha icyo kintu abantu bakibazeho? Byakoroha kumvikana amatora atabaye, uvuze uti mureke tube turetse gukora amatora, dore turi mu nzira y'amahoro, dore twatangiye ibiganiro, mureke turebe ikivuyemo tugishyire mu bikorwa, noneho dukora amatora. Icyo cyakumvikana kurusha no kuvuga ngo reka dukomeze intambara amatora ntazabe. Hakumvikana iki? Abantu bakwemera iki? Ngenekeze ndahamya ko bakwemera icyo cyambere nari mvuze. Wakwemera ko amatora yigerayo, ariko unagaragaza ko turi gushyira mu bikorwa inzira y'amahoro yagenwe ihari washyizeho umukono. Naho kuvuga ngo ndayirengagije ugifite n'umwanya wo kuba wayigerageza, ni kigaragaza yuko gahunda ufite ari uko wakomeza intambara kuko ari ifitiyemo inyungu. Yego, tugenda tugana ku musozo, Metre, mwagaragaje ko guverinoma ya Kongo nta cyizere na giti itanga mu guhagarika ziriya ntambara ziri muri kiriya gihugu. Ese ubundi noneho ari u Rwanda ari na kiriya gihugu, ninde uri kubihomberamo cyane? Abantu bambere bihomberamo n'abadafite amahoro kuri teritwari yabo. Abantu bambere bihomberamo n'abaturage barararwa ntambi, n'abaturage bahunga, n'abaturage batikiga, n'abaturage batagikora, n'abaturage batagira ibikorwa by'iterambere. N'abahunze hano tuvuga ko ari barenze 80 barandagaye muri Uganda, barandagaye muri Kenya no mu bindi bihugu. Nta nubwo ubuyobozi bwabo bubitayeho ngo we bwanajya no kubarira no kubahumuriza gusa. Niyo buvuze ngo bugiye gukemura ngo ikibazo cy'impunzi, bwongeraho ibintu byo gushinyagura ngo kugira ngo u Rwanda rudakomeza kubitwaza, ngo rugiye kubacyura. Wabacyura se utakemuye icyatumye bahunga? Ariko ugikemuye waba wivuguruje. Kubera iki? Kubera ko ugikemuye ya mahoro yaza. Aramutse aje uravuga se muri amahoro noneho amatora nzayatsindara. Ni gute ushobora gutangaza yuko noneho ugiye kwiga ikibazo nako ngo ugiye gukira impunzi, warangiza ukongera ngo kugira ngo mvaneho urwitwazo u Rwanda rwakoreshaga? Ubwo so urabakunze, ariko n'ikimenyimenyi ibyumweru 2-3 ngira ngo birutse nuko kugiye gushira. Niba udahereye ku cyatumye bahunga, ntabwo uzabasha kubacyura.
Yego narimvuze ngo tugana ku musozo kandi nanone metre hari icyo ntaba nababajije mwabwira abanyarwanda cyangwa mwabwira abadukurikiye kuri ZOOM TV tukajya twasoza. Icyo navuga nakongera nuko imvugo intero yaratewe, u Rwanda nirwo rufasha M23, u Rwanda nirwo rutera, nyabuneka mudufashe, ubwo bavuye mu karere bagiye hirya no hino ku isi, u Rwanda mu ruhe gasopo, u Rwanda mu rufatira ibihano, barabyizera barabisaba, ariko bo babisabye ntabyo babahaye, ahubwo barahindukirana barababwira bati aha hari ibyemezo byafatiwe mu karere, natwe nibyo dushyigikiye, nibyo bigomba gushyirwa mu bikorwa, byananirana akaba ari bwo dusaba ibyo ngibyo. Bivuze ngo none nako ngo nayo barebwiye ngo nawe shyira mu nshingano ibikureba muri ibyo byemezo byagiye bifatirwa mu karere, cyane cyane ko bishyizeho umukono. None navuga nti rero ubwo Kongo yagerageje inzira zose zikaba zarinane zigaruye kuri resolution ya Rwanda yakomotse kuri Nairobi nayo yashyizeho umukono, navuga nti nishyira ubwenge ku gihe ibanze igerageze ibyo yashyizeho umukono ifatanyije n'abayobozi bo mu karere, nibinanirana ibone kujya gutabaza abandi. Kandi ndahamya ko ibishyizemo ubushake bwa politike ikabishyira mu bikorwa, ibyemezo byafashwe bigera ku 10/12 intambara muri kano karere zahagarara, amahoro yaba, n'aya matora bavuga ko atazaba yaba. Ibyo byose ntago mu byemezo 12 byafashwe ntago bagiye bavuga ngo icyemezo cya mbere u Rwanda M23, icyemezo cya kabiri u Rwanda M23, icyemezo cya gatatu harimo impunzi, harimo imitwe yo hagati mu gihugu, harimo imitwe y'inyamahanga, harimo ibiganiro bya politike, harimo dialogue. Ibyo byose biranditse birarondoye, nibishyira mu bikorwa nk'uko yabishyiriyeho umukono amahoro azaza, nitabishyira mu bikorwa izi ntambara ntizahagarara. Yego murakoze cyane. Yari umuvugizi wa guverinoma, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maître Aremuku cyangwa Mukuralinda. Byose ni kimwe nayanjye. Yego yakoze cyane kuri uyu mwanya, ndaye murakoze cyane. Murakoze namwe n'abadukurikiye kuri iki kiganiro mwese murakoze cyane. ZOOM TV24.